ubundi barakubwira ngo niba udashoboye kuba wakora ikintu cyangwa se utashobora kuba wakigurira ikintu ureka kuba wagicisha rwose cyangwa se ngo ureke kuba watesha abantu umutwe. Murabizi ko twasize ahangaha umusore wacu yagiye mu kabari cyangwa se muri resitora muri hoteli ndetse bita onoma arangije abaza ibyo kurya ndetse birengeje amafaranga yari afite ndetse ahangaha batangiye kuba bakubita Denise wacu. Amose nibwo yahageraga arangije aramubwira ati ugomba kuba wanyishyura miliyoni 50 zo kuba nakoresha iriya necklace yanjye. Ndetse mwibuke necklace yavugaga niyo umukobwa cyangwa se papa w'umusore yari yamaze kuba yaha umukobwa wacu Denise ndetse nk'umugore wiwe. Ahangaha wa mukobwa wacu Divine niko kwavuga ati ayo mafaranga rwose muri kwa mwavuga ati ntayo dufite kandi umugore wawe niwe wagombaga kuba yakishyuriza miliyoni 8 ndetse n'ibihumbi 800. Denise niko kwambwira ati ariko mbanza warasaze wa mugabo we ati ngiye ibyo bintu nzahangaha ati hari ibyo nigeze mvugana nawe ati mwe mwabashe kuba mwakaka ibyo kurya ati ngiye ntago narindi mu mibare yanyu rwose. Dutangiye episode ya 3 ndetse mwibutsa niba ubonye episode mu gitondo saa 2 uzajya ubona indi episode iyikurikira saa 8 zuzuye. Ahangaha umusore wacu Amose yari amaze kuba yabwira John ati ubwo nta mafaranga ufite rero yo kuba wanyishyura atugiye kuba woza amasahani ahangaha rwose wowe n'umugore wawe. Umusore John niko gutangira kuba yakishyira hejuru. Umusore Amose niko kuba yamwibutsa ati sura cyibuka ko umuntu uri kuba wabwira amagambo ari boss wawe ati cyangwa wowe uri kuba wakikora ibyo ubonye ati cyangwa wagize ngo nuko wabashe kuba wakubita umugore wanjye ntari ati iyo nza kuba byatangiye mari ati imbavu zawe nari kuba nazikonyoye cyangwa se nazivuriyemo ibice bibiri. Ahangaha Mose nawe yari yamaze kuba yarakara amubwira ati ngiye nta kindi kintu nshaka kuba nakumva kibaturutsemo mu kanwa kanyu rwose ati ibyo nasanze muri kuba mwakorera moshaki wanjye mwambabaje cyane. Ahangaha Divine yasigaye yumiwe atangira kuba yafata sheri we ati se none iyi situation turayisangamo cyangwa se twisanzemo turaza kuba twayikemura gute. John yatangiye kuba yarira avuga ati nubwo umushahara wanjye ibaho kuba kabiri rwose ntiwakishyura amafaranga cyangwa se ideni ry'amafaranga ndimo. Divine yatangiye kuba yakubita John amubwira ati byose ni amakosa yawe ati uza kuba utanzanye ahangaha rwose ati sinari kuba nahuye n'iki kibazo kumbe seriveri wari wabahaye ibyo kurya cyangwa se wari wabasavinze niko kuba yahita bazaniraga ahangaha. Arababwira ati nicyo gihe cyo kuba twatangira akazi rwose. Barakwereka ahangaha umusore yahise yitwarira boro ziwe cyangwa se yicyurira imari ziwe mu rugo ngabe yajya kuba yazitaho. Barakwereka bageze mu rugo umusore niko gutangira kuba yareba udukomere tw'umukobwa yari afite ndetse mwibuke Divine yari yagerageje kuba yamukandagira ubwo bari kuba bashamirana. Umukobwa yatangiye kuba yamusaba imbabazi ndetse Amose atangira kuba yakitegereza Denise ahangaha rwose yari mwiza. Amose niko gutangira kubabwira Denise ati ibyo ngibyo ntabwo ari ngombwa rwose ati ahubwo nakagombye kuba indi kuba nagusaba imbabazi kuko nakagombye kuba nahabaye. Ibyo byose ubwo yabikoraga yari ari kuba yamusigiraho umuti amubwira ati ibingibi biraza kuba ibyatwaraga gatoya ariko uri buze kuba wakira. Umusore Amose niko kuba yakikoza ku ruhande aramubwira ati iriya necklace yari yoroshye ati sinatekerezaga ko yaba yoroshye kuriya n'ukuntu yari ihenze ati iyi ngiyi yo ati rutiri iraza kubikomeye rwose ati kandi ndabizi ko uri buze kuba wayikunda. Umukobwa niko kuba yayitegereza ndetse nayo yari ihenze niko kuba yabwira Mose ati iyi necklace rwose nayo ati ntago nabasha kuba nayifata ati kuko urabona irahenze ati kandi sinzi uburyo nakwishyuramo. Umusore niko kuba yambwira ati uburyo wanyishyuramo bwo ntibwabura ati ni bwinshi cyane ahubwo wowe uri gutekereza wanyishyura mu buhe buryo. Denise niko kuba yambwira ati ese ngiye sinkuri imbere ati ibintu byose ubu ngubu ati urabyemerewe ati se njye nawe ati se ntubizi wowe gahunda ibihari. Ubwo avugaga ibyo byose umusore we yari yamwegeye ngo arebe ko umukobwa yakibwiriza ariko wapi. Umusore niko kuba yambwira ati indaza kuba ntegereje rwose ati ibyo uri buze kuba wanyerekana ibyo ndi buze kuba nafata ntago nshaka kuba nabangamira wowe cyangwa se ngo njye mbashe kuba nakwibangamira. Barakwereka ahangaha
tugaruke hanze ya kampani, ndetse aho hantu bari bahita kwa Mateo Store, ndetse hari imodoka yahazaga irimo umukecuru umeze uko nguko, ndetse ubona ko ari umukecuru ufite isuku utikoraho rwose. Niko kuba yasohoka mu modoka, aravuga ati yarashize igihe kinini ntagera aha ngaha. Abasore niko kuba bamwunamira, aturakaza neza mama Amos. Kumbe bigaragare ko umukecuru wari uje aha ngaha yari umukire, ndetse yari we mama wa Amos, wa musore tuzi uri kuba wakundana na Denise muri iyi minsi, ndetse uwamushatse akaba ari umugore we. Ndetse umwe mu barinzi bari bari aha ngaha yatangiye kubabaza mama Amos icyo ashaka, ko yari ari kuba yakuramo imikufe. Mama wa Amos niko kubambwira ati ntabwo nshaka gukomeza kuba nayambara, ati ndashaka umudizayini ngo abe yayinkirira ku myenda rwose, kuko ndi kubona iri kuba yagaragara neza. Ati kandi nizere ko aha hantu inje nubwo ntari maheruka ndi buze kuba namubona. Barakwereka yahise atera agatambwe, ndetse atangira kuba yakinjiramo imbere. Kumva aho yari ari kwinjira hari wa mukobwa wacu Divine, ndetse mwibuko niwe uri kuba wakundana muri iyi minsi na John, ariko turabizi nta mico agira. Yatangiye kubabwira umukecuru ati ese wowe uri kuba watera intambwe ujya hehe? Umukecuru niko kuba yamubaza ati se nawe ukora aha ngaha kwa Mateo Store? Umukobwa niko kubambwira ati yego rwose. Ati se wowe ahubwo, ati ko mbona uri kwinjira aha ngaha zagaruka uko wiboneye, ati uri gushaka iki aha ngaha? Ndetse umukecuru uri aha ngaha yatangiye kuba yabaza umukobwa wacu ati ese ko ndi kubona nta mico ugira, ati warayigurishije? Umukobwa niko kuba yarakara, arangije atangira kuba yasunika umukecuru aha ngaha amubwira ati sohoka aha ngaha wanzererezi we. Icyo atarazi, uyu mukecuru yari ari kuba yasunika niwe mama ndetse wa Mose, ndetse iyi ngiyi kampani cyangwa se iyi store ikora imideri akaba ari iy'umuhungu we cyangwa se ari iy'umuryango. Barakwereka wa mukobwa wacu yahise aza kwitambika Denise rwose, umukobwa ndetse mwiza ufite imico, ndetse warezwe neza. Atangira kubambwira ati umukiriya niba yabashije kuba yahitamo kampani yacu cyangwa se store yacu, ati kubera icyo utari kumwe wamwakirana ikaze ukamubwira nabi? Umukobwa aha ngaha Divine niko kubambwira ati njye ibyo ngibyo ntabwo bindeba, ati si store, ati ishinzwe kuba yakakira abantu bose bibonekeye, cyangwa se ishinzwe kuba yakakira abakene nyakujya cyangwa se abatindi. Umukobwa aha ngaha Denise niko kubambwira ati ntabwo wakagombye kuba uri kwitwara gutyo imbere y'umukiriya, kandi ashobora kuba ari bwo bwa mbere ageze aha ngaha. Ati se urumva iyo ngiyo ari serivisi inoze? Ati ntabwo byagakwiye rwose. Mama wa Mose niko kuba yakunga muri abwira umukobwa ati uburyo bwose ntabwo nahise aha ngaha haba abakozi bameze uku nguku. Denise nawe niko kuba yakumirwa, ndetse Divine aha ngaha rwose yari yigaragaje nabi. Umukecuru niko gutangira kubambwira ati niyo mikofu uri kuncyurira, ati ninjira aha ngaha nayikuyemo. Divine niko kuba yamumeneka, aramushwanyuka aramubwira ati se iyo mikofu uri kuvuga wakuyemo, ati waba wayishyize ko ndi kubona wowe utabasha kuba wakigurira n'igitonyanga cy'uwo mukofu uri kuba wavuga? Ati njye ibyo nabashe kuba nakubwira sindi buze kuba nakisubiraho, ati ahubwo abasekirite ntibabe bakonsohorera aha ngaha rwose. Niko kuba yahamagara abasekirite, ati uyu mukecuru rwose, ati mwe mwamusohora mu mukuru aha ngaha. Denise niko kuba yababwira ati ndabasezeranya ibyo ngibyo ko bitari buze kuba byaba. Ati uyu mukecuru araza kuba yaguma aha ngaha, ndetse abe yakora serivisi yashaka kuba yakoresha mpaka irangiye. Umukecuru niko kuba yambwira ati ese ubundi uyu mukobwa uri kuba wakitwara gutya ni uwa hehe, akora icyo ashinzwe iki aha ngaha? Divine niko gutangira kubambwira ati ibyo ngibyo si ngombwa, ati kandi nta nubwo ngeneye kuba wamenya position yanjye, kuko nta kintu uri buze kuba wahinduraho cyangwa se nta kintu uri buze kuba wabasha kuba wayikoraho. Reka mbibutse ko turi mu cyumweru cyo kuba twakora subscribe ku bantu batarayikora, ndetse bajye no muri comment batubwire uko bari kumva inkuru yacu, nibabasha kuba bayikunda cyane, baze kuba batubwira igitekerezo cyangwa se baze kuba badushyiriramo imitima myinshi, ndetse nibabasha kuba bayishimira ntibabuze kuba bakanda like cyangwa se badukorera share ku bantu babo. Aha ngaha umukobwa wacu Divine akomeza abwira umukecuru ati sinitaye ku byo waje gukora aha ngaha, sinshaka no kumenya uwo ari we, atari ko icyo nshaka ni ukuba wasohoka aha ngaha rwose. Umukobwa Divine aha ngaha we yari yamamarije cyangwa se yishongoye
niko gutangira guhindukira arangije abwira wa musore ukunda kuba ari kumwe ndetse na ntuzangana John, atangira kubabwira ati se uyu mukecuru muri buze kuba mwamurekera ahangaha. Umusore niko kubabwira ati ibyo ngibyo rwose bireke, ndetse murabizi Madiba nawe ku kintu kijyanye n'inkumi bari kuba yarebaho ndetse gatanu kuri kagenzi kako rwose aba habaye. Niko kuba yamubwira ati ngiye kuba namusohora ati kandi uraza kuba ubibona ahangaha. Umukobwa ahangaha Divine yatangiye kubabwira ati uwo mukecuru rwose mumusohora ahangaha. Denise niko kubabwira ati uyu mukecuru mumureke. Mukecuru nawe niko kubavuga ati ariko uyu mukobwa ko mbona yishongoye yigize inshinzi ahangaha, ati ubundi watangiye gufata imyanzuro ahangaha wowe, ati kuva ryari, ati ko numva uri kuba wakishyira hejuru ubundi uranzi. Umukobwa ahangaha we Divine yumvaga ashaka kuba yasohora uyu mukecuru ndetse akamutanze y'inzu barimo. Umukobwa ndetse niko kwabwira Denise atanga niba uri kwaga ko dusohora uwo mukecuru, ati nawe ngiye kuba nakwirukana. Kumva kiri kuvuga ibyo ngibyo, wa mwishongonozi wacu nawe cyangwa se mwiyemezi aba arahageze. Umukobwa Divine niko kwayandikira atangira kubabwita akana mu maso ambwira ati sheri, ati ndebera uyu mukecuru rwose, ati waduteye ushaka kwangiriza ikirori cyacu kigiye kuba icyaba, turaza kuba twabigenza gute? Ati nagerageje uburyo bwose, ati ariko yananiye kuko uriya mukobwa Denise yagerageje kuba yamukura cyangwa se yamutabara. Umusore ahangaha nawe bigaragare ko atarazi ko uyu mugore uri ahangaha cyangwa se uyu mukecuru ari mama wa Mose, ndetse akaba ari nawe nyiri iyi kampani cyangwa se iyi store ishinzwe imideri. Yatangiye kubambwira ati gute mwaretse umuntu w'umukene akinjira ahangaha? Umukobwa niko kubambwira ati nakubwiye ngo amakosa sa yanjye, ati amakosa yashinje Denise. Denise nawe yari ari aho ngaho. Divine niko gukomeza kuba yabateranya ku mugabo we cyangwa se sheri we, amubwira ati kari agakobwa rwose, ati gakomeje kuba kakwinjirira mu mipango. Umusore niko kuba yatangira kuvuga ati uwo mukecuru mumusohora ahangaha, ati ntago mushaka. Divine nawe ati yego rwose nibyo nahereye kare mvuga, atagomba kuba yava ahangaha mbere yuko ikirori kibasha kuba cyatangira. Ibyo batari bazi neza, uyu mukecuru wari uri ahangaha yari we nyiri kampani cyangwa se mama w'umusore uyoboye iyi kampani cyangwa se store, ndetse ibyo yarajemo yaraje kuba yakizihirwa n'ikirori cyari kigiye kuba cyabera ahangaha icy'abana bari bagiye kuba bamurika imideli, ndetse avuga ati ashaka umwana uza kuba yamukorera ikanzu nziza ndetse yari iriho imikufe yari afite. Mukecuru ahangaha yatangiye kuba yababwira ati ntabwo nari nzi ko iyi kampani yacu rwose yahaye akazi cyangwa se yahayarinze abakozi nkamwe muri kampani imeze gutya, ndetse namwe mufite iyo micyo. Ati se muratekereza ibingibi muri buze kuba mwabyikozwe igihe kingana iki? Ati nibyo muri buze kuba mwansohora ahangaha? Ati se n'ikindi gihe ningaruka muzansohora? Ati cyangwa ni mwe muzasohoka? Igisore niko kuba cyarakara kiramubwira ati kubera ko ayo magambo uvuze ari mu bwishongonozi no kwirata, ati babe wagufunze by'akanya gatoya, ati turaza kuba tumenya ibindi nyuma. Batangiye kuba bata muri yombi umukecuru. Umukobwa ageze ahangaha agiye kuba yatabara cyangwa se ngo avuge, niko kuba bakongera kuba bamusunika. Umukecuru yahamye avuga ati Denise, ati Denise bari batangiye kuba bakongera kuba bamukubita. Barakwereka ahangaha Divine yakomeje abwira Denise ati ibi ngibi uraza kuba wabyicuza rwose kuba wandwanya. Kumbe bakiri muri ayo ngayo bakivuga menshi bakivuga twinshi, hari uwari uri kuba yagera mu gisagara ndetse agakweto nako ngako, kositime ni iyo ngiyo, ingendo ni iyo ngiyo, ndetse n'abasore nabo ngabo. Akangaka kari kakiri guhunyura umukobwa wacu Denise. Niko kuba bakakubwira ati cyangwa se kakumva mu matwi ati nyakubahwa Mose aranga rwose atari kuba yatera ikirenge hano mu gisagara. Kumva agakobwa ka Denise ahangaha bari kuba bagakubitira hasi bakimye umwanya wo kuba katora amabuye. Niko kuba katangira kuba kaguruka, ndetse uwari uri kuba yatambuka aho ngaho yari umugabo wako. Umusore yageze ahangaha asanga inama zaremye, ndetse aza ari kuba yareba umugore we, ndetse ntabwo yari ari kuba yabona ko umukecuru wiwe yageze aho ngaho. Cya gisore cya John cyatangiye kuba cyavuga ati
ahangaha rwose twakiriye umusabiriza hano mu iduka ryacu, ati kandi situzi icyamugenzaga, atashobora kuba yaje kuba yakangiriza isura yacu ya bizinesi. Divine nawe niko kurya kunga mu rya sheri wiwe, avuga ati twakomeje tumusohora, atari ko uwo mukobwa ngo ni Denise yigize intwara bibamba ndetse yanga ko tuba twakura uwo mukecuru ahangaha. Ati rero ngewe ati sinumva ibintu muri buze kuba mwamukorera. Mukecuru ahangaha we yari ari kwisekera, avuga ati nyuma na nyuma aka gacurama kagaragaye ahangaha, ati kanze ndebe ukuri kwako. Umusore niko kuba yahindukira, arangije avuga ati mama, ati kubera iki waje ahangaha utambwiye? Bose niko kuba batungurwa. Mama niko gutangira kuba yavuga ati kuba naje ahangaha rwose nkutuguye, ati byatumye mbasha kuba nahura n'umukazana wanjye ndetse ufite umutima mwiza. Abangaba batangiye kuba bakigarura. Umukecuru we yari yihagaze ahangaha ari kuba yakisekera, ndetse akangaka katangiye kuba kavuga ati nitwa Divine ndetse ni njyewe ushinzwe deparitema y'abantu bakora imideri ahangaha rwose, ubwo mwamakazi murabyumva neza. Umusore John nawe niko gutangira kuba avuga ati nanjye rwose ni njyewe uhagarariye deparitema yose kuko uyu mukobwa aranyungirije. Ati ndatekereza ikibazo cyose uzagirira ahangaha nzabasha kuba nagikemura. Mukecuru niko kwambwira ati ndateka akatari ako kanya ko kuba wambwira ibyo ngibyo rwose. Niyo mpamvu bakubwira ngo abari imbere bazajya inyuma, abari inyuma biyizira imbere. Uyu mukobwa uri ahangaha Divine rwose yari yuzuye imico mibi ndetse kuvuga nabi ndetse n'uburyarya, ndetse ahangaha bigaragare ko iminsi yiwe yari igiye kuba yamukona. Burya baravuga ngo iminsi ikona imbwa, ndetse uyu mukobwa sinzi ikintu iri buze kuba yamukona, ariko ikibazo yari agiye kuba yahura n'ibigeragezo bikomeye. Umukecuru yatangiye kuba yashimagiza ndetse anashonyagiza umukobwa wacu Denise ahangaha, avuga ati uyu mukobwa rwose atafite impano, ni mwiza ndetse aritonda. Umukobwa wari uri ahangaha Divine yatangiye kuba yafuha, avuga ati ariko ibyo ngibyo byo ati ntabwo biri buzemo. Umukecuru we yari ari kuvuga ko agomba kuba yahabwa uyu mukobwa akaba personal fashion design wiwe, akajya amukorera imyenda. Divine avuga ati ibyo ngibyo ntibyabaho, ati ntibyashoboka rwose sinabimwemerera. John yatangiye kuba yabwira Denise ahangaha ati ese urashaka kuba waba personal design w'uyu mumama wacu kandi utazi kuba wadizayininga? Denise niko kwambwira ati se mwese muri kuncira urubanza hari na kimwe muzi? John niko kwambwira ati ariko urabizi ko utabasha kuba wahangana na Divine ngo umutsinde. Divine niko kwatangira kwambwira ati rata niba wizeye cyangwa se ufite icyizere cy'uko wansinda, ati mu byumweru 2 tugiye kuba twategura amarushanwa, ati uzatsinda niwe uzaba personal design cyangwa se umuntu uzajya udodera imyenda mama wa boss wacu ari we mama wa Mose. Denise niko kwambwira ati ibyo ngibyo rwose nta kibazo, ati ngenda byemeye, ati sibyo kuba twakora imideri cyangwa se twadoda imyenda myiza. Umusore John niko kwabwira Denise ati wishaka kuba wakora ibi ngibi ngo unyemeze, ati nta kanya k'imikino mfite, ati kuko urabizi ntiwapfa kuba watsinda Divine, urabizi ibyo ari gukora yabyize superiyeri. Divine nawe niko kuba yakangarata ahangaha amubwira turi kuba wabyumva gute uko ngiye kuba nagutsinda mu byumweru 2. Ndetse ni nako yakomeza agatera ubwoba abwira umusore wacu Amos ati umugore wawe nabasha kuba yatsindwa aya marushanwa uzamenye ko azaba ahesheje ishema cyangwa se afashe isura mbi akayiha iyi store yacu ariyo Mateo store cyangwa se Amos store. Barakwereka ahangaha Amos yitegereje umukobwa wacu Denise, arangije avuga ati ariko murabizi, ati umugore wanjye muramushyigikiye, ati kandi ibyo yakora byose cyangwa se ibyo yagerageza gukora nibibareba mu muveho, ati mumureke wenyine. Umusore ahangaha John niko kwabwira umukobwa ati niba basha kuba wagutsinda, ati ntuzanyure inyuma ngo uze ukuba wagaruka uri kuba wandirira ngo ninkufashe, ati kuko narabirambiwe. Umukobwa Denise niko kwambwira ati niba utekereza ko ari uko nguko bimeze uribeshya, ati sinzigera nkusaba imbabazi, ati se cyangwa sinzigera nza kuba nakuririra. Umusore niko kwambwira ati nubasha kuba watsinda, ati nzaza aho ngaho imbere yawe nkusabe imbabazi mfukamye. Umukobwa niko kwambwira ati se n'uwo ngo muri kumwe turemeranya? Umukobwa wacu Divine nawe
niko kuba yavuga ati rwose ati nanjye nubasha kuba wantsinda ati nzaza mfukame imbere yawe ngusabe imbabazi. Denise niko kuba yambwira ati yego rwose ibyo ngibyo ndabikunze ati iyo sawundi yanyu rwose ndayikunze ati tuzahurire mu marushanwa mu byumweru bibiri ibiri imbere. Niko kuba yaza ahangaha arangije abwira mama w'umusore ati nyogokuru ndakeka twakitahira ati tukava ahangaha. Umukobwa ahangaha Divine yasigaye avuga ati Denise ati ndagutegereje rwose singiye uri kurota cyangwa se ndi kubona iminsi itinze kuba yagira ngo mbashe kuba inagutsinda rwose. Arakwereka bidatinze umukobwa amaze kuba yacyura nyirakuru wiwe cyangwa se amabukwe ye yaje kuba yamusavinga agakawa hano mu rugo. Umusore nk'umugabo mu rugo yatangiye kuba yakinywera ndetse ahangaha Denise niko gutangira kuba yabwira amabukwe we ati umbabarire kare sinigeze kuba mbasha kuba namenya ko ari wowe. Mabukwe nawe ati ibyo ngibyo nta kibazo mwana wanjye ati ubwo wowe wumva utuje. Niko kuba yatangira kuba bamubaza ati se mumeze gute hano mu rugo. Umukobwa niko kuba atakihishira aravuga ati ngewe na nyakubahwa Mose ati tumeze neza rwose ati tumeze neza ati nta kibazo kiri ahangaha. Mukecuru niko kuba yakitegereza umukobwa arangije aramubaza ati se mu buzima busanzwe ujya uhamagara umuhungu wanjye ngo ni nyakubahwa. Umusore niko kuba yagwa mu kantu arangije yitegereza sheri wiwe ahangaha. Umukobwa nawe niko kuba byamucanga rwose atangira kuba yavuga ati oya ati ntabwo bisanzwe ahubwo nuko hari igihe mba numva nshaka kuba nabimwita ku bw'icyubahiro. Mukecuru niko gutangira kuba yambwira ati ibyo ngibyo rwose nabyo ati ntabwo ari sawa cyane ugomba kuba wahindura. Umusore nawe yari ari kubyumva ahangaha agakobwa gatangira kuba kamureba. Umusore niko kuba yagafata ukuboko kwiwe arangije akiyegereza arakubwira ati ariko igihe turanga mu rugo ati jya ugerageza umuhamagare na kasheri cyangwa se ka switi hati. Umukobwa niko kuba yakitegereza umusore arangije aramubwira ati yego rwose sheri ati nzajya nkwita sheri. Mukecuru nawe yari ari aho ngaho arangije niko kuba yambwira ati iryo jwi ryawe ryose ndarikunze ati nuko nguko ugomba kuba wahamagara umugabo wawe. Umukobwa niko kuba yababwira ati mfite amahugurwa ngomba kuba nakora ati kambe ngiye njye kuba nakora dizayini ndetse nzabasha kuba namurika mu byumweru bibiri biri imbere. Denise nuko yavuye aho ngaho asiga umusore wacu ari kumwe na mama wiwe ndetse ahangaha yaraje akora ikanzu nziza iri kugaragara neza. Ese muratekereza umukobwa wacu Denise ari kubuze kuba yapasinga amarushanwa akahanyurana umucyo? Icyo usabwa ni ugukora subscribe utazacikwa na episode izakurikira iyi ngiyi ndetse ujye no muri comment tubwire ukuri ko n'inkuru yacu nibasha kuba yagushimisha uze kuba wadukandira like ndetse ntiwibagirwe no kuba wadukorera share ku bantu bawe bakunda inkuru nk'izi ngizi. Ese uratekereza bizagenda gute? Ese araza kuba yatsinda aya marushanwa azaba mu byumweru bibiri?